Ngiye kubabwira rero ku bitabo bitanu nakunze cyane kurusha ibindi mu byo nasomye mu bihumbi bibiri makumyabiri. Igitabo cya mbere cyitwa Dead End, akaba ari igitabo cyanditswe na Dambuza Moyo, akaba avuga rero ku bintu bijyanye, cyamfunguye amaso, cyanyintroduije ku bintu bijyanye n'inkunga zihabwa ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Ugasanga baguhaye igihugu, bagihaye biliyoni y'amadolari, ariko 80% asubiye mu biri ibyo bihugu. Bazanye abakozi babo, tuvuge niba ari ibiringiti bari butange babikoresheje iwabo, bahaye kampani ikiraka aho mu bihugu byabo. Ikindi byanyeretse nuko akenshi ibihugu bifata imyenda bikananirwa kuyishyura, ugasanga noneho ubutaka bw'ibyo bihugu biragiriwe, birafatiriwe. Ugasanga nk'Ubushinwa hari ibihugu byahaye izo nkunga cyangwa se bwagurije, noneho bananirwa kwishyura ubutaka, Ubushinwa bukabufatira, ugasanga nk'ikirwa Ubushinwa buzagikoresha imyaka 100. Ikindi kandi nuko izo nkunga kenshi zica business z'abarwiyemezamihigo muri byo rwiyemezamirimo bo muri ibyo bihugu. Ugasanga wenda tuvuge niba ari nk'inkweto, bazanye nk'imiguru wenda 20,000, wa business person wari muri zamukira afite inkweto arimo acuruza akaba arahombye. Igitabo cya kabiri ni igitabo nzahora mvuga ibihe byose, ntabwo ari igitabo nabonye ahantu henshi, ariko ni igitabo cyankozeho. Ni igitabo cyitwa A Long Way Gone, akaba ari igitabo cyanditswe na Ishmael Beer. Ni umwana w'umuhungu wajyanwe mu gisirikare akiri muto cyane, afite imyaka 8-9 nibwo yatangiye kwica abantu. Ni umwana aba muri Los Angeles, yabaye mukuru, aba umupapa, afite famiye, ariko bikwereka urugendo rwe, ukuntu yavuye mu ishyamba akabura ababyeyi, akajya mu bihugu bitandukanye arimo ararwana, kugeza aho ubwo buzima nyine abuvuyemo. Ni igitabo cyatumye mbahambo cyane, niyo ngitekereje bugufi. Tuviri mu bitabo byanditswe n'Abanyafurika, reka tujye ku gitabo cya gatatu, akaba ari biography ya Elon Musk. Icyo gitabo impamvu rero nagikunze cyane, ntabwo ari uko wenda se ari uko agezweho ngubu amafaranga, oya, ni igitabo kikwereka ukuntu gukora birishyura. Iyo ukora nyine, iyo ushyizeho umwete, ibintu bigeraho. Ikindi kandi kikwereka ko ushobora kuva muri Afrique du Sud ukaza ukaba umuherwe wa mbere muri Amerika. Elon Musk kuva ari umwana ni umuntu wakoze, ni umuntu wemvestishije igihe cye, ni umuntu, ntabwo ari ibintu yahawe n'ababyeyi, ntabwo yavukiye muri famiye ifite amafaranga ngo barayamuha, ntabwo ari umuntu wagiye kwiga ahantu hatangaje, oya, yize muri Canada, muri Amerika, yize muri universite zitazwi, universite itazwi nako imwe ko nayo ntiyayirangijemo, ariko discipline ye, ukuntu ari determine, kandi ni umuntu ufata risk. Ibintu byinshi yagiye ashaka gukora, nta muntu amubirivinga, abantu bose bamugiraga umusazi. Elon Musk niwe wazanye ibintu byo gukora uburyo buri avance, izi modoka zigendesha zikoresha umuriro w'amashanyarazi. Anyway, ni byinshi. Igitabo cya kane ni igitabo cyanditswe na none n'umugabo ukomeye witwa Colin Powell, akaba ari igitabo cyitwa It Worked For Me. Icyo gitabo rero impamvu nagikunze nuko uwo mugabo akwigisha amahame y'ubuzima, harimo amahame 10 agenderaho ku buzima bwe. Ni igitabo cyiza pe, ni umugabo uri discipline, kandi nawe yatangiriye mu buzima buri hasi, kuko ubuzima bwe bw'ubugaragu abutangira akora muri depo ya Coca-Cola, nawe aterura amakese nk'abandi, ariko reba ahantu ageze. Ikintu cyiza nafashemo nk'isomo, aravuga ngo ikintu cyose ugikora, be the best. Niyo yaba ari kuganiriza abantu, niba ari uguhaginga umuntu, niyo yaba ari kwicara ukaba quiet, just the best nyine muri icyo kintu. Igitabo cya gatanu ari nacyo cya nyuma ndi busorezeho, nubwo ari byinshi cyane byangoye guhitamo. Ni igitabo na sharinze cyane, ni igitabo nakunze, ni igitabo nakubwira ngo genda usome. Ni igitabo cyitwa Things I Wish I'd Known Before We Got Married. Icyo gitabo icyiza cyacyo nuko cyongera kukwibutsa nk'umuntu, urongera ukagaruka nk'umuntu, kikwereka, kiricara wowe nawe mukicara. No kuvuga ngo bukize yicana na bukize, bya bintu uba udatekereza, bya bintu ugutekereza ngo abandi bantu nibo bari difficile, no, ni bukize uri difficile. Bya bintu ugutekereza ngo yanashatse umuntu yarahindutse, umuntu nashatse yarahindutse, no, abantu barakura. Ni igitabo cyiza cyabara ku bantu bari single, yaba ari abantu bubatse. Ni reflexion nyine iri personnel. Nizere ko muryohewe, nizere ko mubisangiza abandi, ndetse mukagura n'ibyo bitabo mukaba mwabisoma.